know how badly I want. uzukuri no sakoshi nari nyirwayo n'umukobwa sheri mba nifuza kutunga ikintu cyose ukeneye mu buzima n'umuntu kumwe wumva sheri wawe nta kintu kimwe utamukorera. Wait. Buretse What is this? iki ni gicyo wanguriye umukobwa arebye isakoshi arumirwa. Iyi marike bayita Kate Spade. I can't be caught wearing iki gisako dutangiranye umukobwa hakunino umukobwa yasanze umusore afite impano hano yamupfunyikiye impano ndagira ngo ukurikire nuko dutangiye kuri Rock Entertainment ni ya YouTube channel yanyu wibutsa nimba utarakora subscribe kandi subscribe dukomezanye share like comment dukomeza dutwika bimeze bite umukobwa yageze hano disi asanga umuhungu yamuguriye isakoshi ifunyitse koshi marike ni y'abaturage yinago nayitwara. I told you I wanted Sheri Louis V. je nakubwiye ko isakoshi itari Louis Vuitton cyangwa indi brand izwi isakoshi nago nayemera yagasana. I know, but ndabizi Bella things are pretty. ariko ibintu nago bimeze neza muri iyi minsi ndagusezeranya urabizi mfite igitekerezo na business natangiye nibigenda neza business yanjye itangiye gutera imbere ntangiye kubona amafaranga nzajya nkugurira ikintu cyose wifuza mu buzima. Niko umusore yabwiye umukobwa kandi nyizereramo wumve ko business yanjye izakunda umukobwa. Icyo gitekerezo cy'ubugoryi ufite ngo ni business uriya mushinga wawe ngemba mbona utazigera unacamo mbona bitazakunda nta mafaranga uzigera ubona. Umukobwa umva ukuntu aca intege umusore amubwira ati n'amafaranga afite muri iyi minsi niyo mpamvu ngura isakoshi ya make ariko nibica mu business yanjye natangije hatangira kwinjiza amafaranga nta kintu uzajya ukenera ngo ukibure n'umusore. Urabizi ibaze agize nk'umuntu mbona nikoreye kino gisakoshi gihindutse yavuga ko ndi uwa hehe. Abakobwa bameze gutyo nawe urabazi kandi atabasha kuyigurira ariko ngo arashaka isakoshi ihenze ahawe na sheri kandi na sheri wenda n'amafaranga afite. Urabizi ndanashonje shaho tugenda ujye kungurira ibiryo ndanashonje. Isakoshi yayimushugunye mu maso umusore asigararira umusore avuye nyine amujyane kurya nta kundi yararwiyemeje jira mu modoka rebe. So what do you feel like? None se urashaka kurya iki sheri? Bageze mu modoka umusore amujyanye kurya nta kundi nyine ubwo isakoshi bayanze ukuntu ugurira umuntu impano. I'm craving steak. Ndashaka kujya kurya steak ngurire n'akawayi ninywe ahantu hameze neza. Umusore sheri vara nkubwire maybe something ntabwo twajya ahantu hahindutse se mu karesitora gasanzwe tukarya ibiryo bisanzwe ko nta mafaranga mfite. Reka uri kunyinisha jewe urashaka umukobwa mwiza nkanjye njye kwicara mu turesitora twa make nturiremo bagenzi banjye abayabonye bagenzi bari gupostinga kuri Snap bari mu maresitora arenze. Fasheri umusore kwatsa imodoka nayo yanga kwaka imodoka yanga kwaka kwa kundi nyine abasore kamodoka kabara akamake ukiri kwishakisha ushaka ubuzima waraguza akantu ka make nyine gahora kagupfiraho kugira ngo ube widepurasa muri Kigali uhiga ubuzima. Nanone birongeye ese ubundi uyu mwanda w'imodoka wazawushugunyuka kuri indi modoka. Umva umukobwa amagambo ababwira sheri. Bella, I'm telling you. Umva Bella reka business yanjye nibwire gutangira nibigenda neza nzajya nkujyana ahantu hose ushaka nzajya ngukorera icyo ushaka cyose. N'umusore arabwira sheri we ese nzakubwira ryari iriya mishinga yawe uriya mushinga watangije ni igitekerezo cy'ubugoryi nta hantu uzigera ukugeza. Umva umukobwa ukuntu aca intege sheri we urebye biriya bintu ubona hari ikintu bizakumarira uriya mushinga ni fake. Umve there we go. Ndabizi umusore gukomeza gucana imodoka yaratse amagambo sheri bamubwira komeza kuyirengagiza gusa ntago bari meza. Imodoka yaratse Just have some faith. sheri kuki utanyizere wanyizeremo kumva ko ibintu bizacamo kandi ibyo dukora bizabyara amafaranga ariko nawe ntukigire nk'umuswa. Reka nizere ko ahantu ugiye guca hatagira umuntu uza kumbona muri iki kimodoka cyawe cy'amafuti nyagasani. Uramwumva niko abakobwa benshi bameze iyo ari mu kimodoka cy'umusore nyine bakundana akamodoka gaciriritse cyangwa se kiwaba bashaka kwihisha ariko nanone yari kumwe n'umusore ufite cya kimodoka nka bimwe ntwara abashaka kwirikana abantu bose bamubone. Umukobwa ari kugenda na sheri avuga ati reka nizere ko turi buca nta muntu uri bumbone n'undi muri kano kamodoka kawe k'amafuti. N'umukobwa sheri w'ayo magambo yose akayihanganira. Niko benshi bameze hari n'utayicaramo kubwira ngo ngo ndatashye kugira ngo batamubona mu kamodoka kabi hakagira undi muntu uza akamufata mu kimodoka cyiza. Bibaho umusore yaje hano barakwereka nyuma y'iminsi ni umusore twabonye ufite umukobwa bakundana ariko bisa bite sheri umusore ari hano umusore afite impeta mu ntoki kumwe umuntu aba yaguze impeta nyine n'ibiki bijya mbere umukobwa yaje asa neza mu ntoki afite na ya sakoshi noneho yari yaravuze ngo azagura ya Louis Vuitton ngakunda amasakoshi ya Louis Vuitton n'amasakoshi abahenze. Ndabona ya sakoshi wifuzaga wayibonye cyane none se ko byakunaniye kungurira isakoshi byabaye ngombwa ko mbyikorera. Ndagira ngo mve amagambo y'umukobwa ibyo uri kubona muri iyi video ndabizi ni ibintu biba hano hanze ku bantu benshi abahungu benshi n'abakobwa benshi. Umukobwa mvuga ukuntu abwira umuhungu ngo byarakunaniye kungurira isakoshi ihenze mvuye kuyigurira
Well, I'm sawa happy for you. ndakwishimiye nimba wabashije kuyigurira pe n'umuhungu aracyari mu mishinga agerageza guhiga kumwe abahungu b'i Kigali bari kwisuganya bagerageza guteka imitwe barebe ko bazabona amafaranga nabo ntago baryamye ndabizi nubwo bitameze neza muri iyi minsi none se sheri n'umusore urabona tumaze hafi umwaka wose dukunda sibyo ndetse ndashimira Imana ko ngufite mu buzima bwanjye umusore aramukunda ntago njya ntekereza ubuzima bwanjye tutari kumwe rero Bella umukobwa yitwa Bella uko umusore akora impeta aramuporopoza wakwemera kumbera umugore icyo ni igiki ariko ubu nyinisha iyo meta iyo ni diyama idafite na karati n'ebyiri ako kameta k'amafuti kangana gutyo ni gatonyi iyo ntabwo ari impeta pe umva umukobwa sheri mba nifuza nanjye kuguha ikintu cyose wifuza muri ubu buzima mba numva ntakibura gusa muri kano kanya icyo ngusaba ni uko wanyizera ukizera ko igihe kizagera nanjye nkabona amafaranga kuko ndi gukora ntabwo nicaye bizinesi yanjye natangije cyangwa se umushinga natangije nugenda neza nzakugurira ibuye ry'agaciro ryose wifuza basi dusimbuze impeta ya makinguze umva reka ngusobanurire neza ubundi ikintu cya mbere ubanza ugishyire no mu mutwe ucyumve neza wa muhungu w'umukobwa biriya wita ngo ni bizinesi watangiye nta hantu bizigera bigera uriya mushinga wawe ni amafuti nta hantu uzigera ukugeza kubw'iyo mpamvu nta nubwo nakwemera kukubera umugore kuko wapi ariko ibaze ageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ku kiganza cyanjye bavuga ngo iki mu rugo bavuga ngo iki inshuti zavuga ngo iki ageze nk'umuntu mbona nambaye iyo mpeta ihendutse gutya iciriritse abakobwa benshi uzarebe iyo mugenzi wabo bamutera ivi baza bafata impeta bareka turebe bayibarira agaciro nyine iyo babonye ari agaciro ka feke baguca amazi nyine barabikwereka iyo babonye ihenze nabwo uzabireba barabipostinga ukabona ko hahiye urabizi Estefani yanambwira gukuri koko ntabwo uzigera uhinduka Estefani ni ndetse kandi none utangiye kumbwira sheri ni umuhungu dusigaye duhura muri iyi minsi dusigaye tubonana turashize n'umukobwa ese wakekaga ko nzategereza nkicara kugeza igihe cyose nkategereza kugeza igihe uzatangira kujya ungurira icyo nkeneye reka ntabwo nari kugutegereza ntabwo abakobwa bafite umwanya wo kugutegereza kuko abahungu benshi bangana n'abo bakobwa usanga ari abahungu bakirangiza ubusegonderi ubukaminuza bari kwishaka n'amafaranga barabona kandi uwo mukobwa aba ashobora guhura n'umugabo umugurira ikintu cyose akeneye ntabwo ngo rero abenshi bafite ubushobozi bwo gutegereza kugeza igihe wowe bakundana uzamugurira icyo ashaka umukobwa nibyo avugana ati we wumvaga nzagutegereza kugeza igihe uzangurira ikintu cyose nshaka ese ubundi ukeka ko iyi sakoshi mfite yari uwifite nayiguriwe nande kutabimbajije ntabwo ndi kubyumva ariko sheri wanyizeye kuko ukumva ko ibintu bizagenda neza oya ngiye turarangizanyije njyewe nkeneye umugabo nyamugabo apana nkawe udafite icyo wimariye nkeneye umugabo nyamugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose wumvishe umuntu baba bakeneye ntabwo bakeneye uwo bakunda cyangwa ubakunda bakeneye ngo umuntu uzajya umuha icyo akeneye cyose uwo niwe mugabo nyine bita umugabo ngo nkeneye umugabo uzajya umpa icyo nkeneye cyose ahubwo reka nkwifuriza amahirwe muri ako gashinga n'akabizinesi kawe watangije reka turebe ko hari icyo kazakumarira gusa mamoni uwo mushinga wawe ntaho uzakugeza buriya umuntu ari gutangira kenshi abona ibintu bye nta hantu bizagera uwo musore John yarababaye cyane uwo munsi ubwo umukobwa yamusigaga umukobwa yahise ajya kwikundanira n'umugabo bitaga Estefani bagirana ibihe byiza barakundana uwo mugabo akajya agurira umukobwa icyo akeneye cyose byibura umukobwa noneho yabonye umugabo w'umunyamafaranga uzajya umugurira impano yose akeneye umuha icyo ashaka cyose ufite amafaranga yose ku buryo umukobwa nta kintu yigeze abura wa muhungu bari baranze John we aho yarari yaragiye arababazwa n'uko umukobwa bakundanaga yamwanze ariko nanone ngo amaze kwicwa n'agahinda bimuha umwanya wo kwitekerezaho atangira no gufokasinga cyangwa se kwibanda ku kazi ke no kugatekerezaho aragenda noza wa mushinga we yakoraga aragenda atangira gukora ya bizinesi yayitaho ayiha umwanya we wose muri iyo minsi John ari gukora kuri wa mushinga we yaje guhura n'umukobwa waje kumwizera yizera ko nyine ibintu byose bishoboka umukobwa mukundira uko ari atamukurikiyeho amafaranga cyangwa atamukeneyeho impano n'imwe John ngo yihuriye n'undi mukobwa mu gihe wa mukobwa wari waramanzi witwa Bella umunsi umwe yaje gusura wa musore yari yarasanze ngo w'umukire bita Estefani ahageze asanga Estefani ari kumwe n'abandi bakobwa nabo bari kubagurira impano burya ntabwo ari we bikorera gusa n'umunyamafaranga atereta abakobwa benshi abagurira impano nyinshi
umukobwa mbere ngo yarahageze asanga wa mugabo Stefani ari guha Imana abandi bakobwa bagurira ibintu bihenze. Another girl. Katurore. Life started. Umukobwa ubuzima bwe bwahindutse bubu uwo munsi abonye ko umusore yari yarahungiye azi ngo ni umukire uzajya umwitaho burya ari umuhehesi n'abandi bakobwa ibyamukorera bibakorera. While John's started. Mu gihe umukobwa we byasaga nk'ibiri kwanga urukundo rwe rwanze n'umuhungu wajya kumuha amafaranga bashwanye, wa musore yanze John yari amaze kubona undi mukobwa none umukunda umwizereramo umukundira uko ari, wamukundiye ko ari umusore basi ugerageza no gukora ufite ibitekerezo utari umunebwe uvuga ati ngiye mfite icyizere ko business nkora bizacamo, amukundira ko ari umuntu basi muzima umukunda. Umusore wacu ngo John ubuzima bwe bwari butangiye kugenda busa nk'ubumera neza kurushaho, ndetse na ya business wa mushinga yari yaratangiye nyuma y'igihe ngo business yaragiye irafata amafaranga atangira kuboneka ari isuka muri ya business ye. They happened to run into. Paka umunsi umwe noneho nyuma y'imyaka mike dore ngo baraza guhura, wa mukobwa wacu Bella wanze umusore, umukobwa ari mu nzira agenda yabonye wa mugabo yanze John barawe bite Bella, umusore asigaye asa neza agakaruvata agashati ubona ko gahenze, hari yashize iki. You look amazing. Umva umukobwa sheri ko mbona usa neza uratangaje pe, yongeye kubona wa musore yacaga amazi ngo ni umukene, bakubitanye umusore asa neza ameze neza cyane. Umusore Is that a Louis bag? iyo sakoshi ufite se ko mbona ari ya Louis Vuitton, iyo ni Louis Vuitton ufite? Ya masakoshi umukobwa yajyaga amusaba umusore akayabura, umusore niyo afite. Yego nari mvuye kuyigura. None se yo ko mbona ufite ya masakoshi najyaga nkugurira ukayanga ya Kate Spade ngagura make, ko mbona we hari iyo ufite na amahorora ko nari nzi ko ayo masakoshi ngo utayagendana mu muhanda. Umusore ukuntu amubaza, umukobwa ntago ameze neza. Oh, that's just my friend. Oya iyi sakoshi nari nyitwaje inshuti yanjye, umva kwihagararaho kandi niyi ya sakoshi yajyaga avuga ngo ntago yakwemera ko shiri wayimugurira niya make ngo yamusebya, niyo asigaye agendana nyuma y'igihe. Umve So none se this your car? iyi modoka mbona uri kujyaho ni iyawe se? Imodoka nziza cyane. Umusore niyo yari agiye kwinjiramo, umukobwa bayihuriye imbere yajyaga amuseka ngo ufite akamodoka kabi kagenda kazimazima, ngo nabonye abagabo bafite amamodoka meza arenze abo bagabo. Umukobwa yaga kwizera umusore. Ni akamodoka nsigaye ngendamo muri iyi minsi, umusore afite agakonfidensi ibintu aba yabyoroheje, ni akamodoka kamfasha muri deparasoma, ni kamwe mu zanjye. Hey, ubundi iyo umuntu yakwiriyeho mugakubitana nawe hari ukuntu ugenda ugatamo, iyi modoka ni iyawe se nziza gutya? Umusore ati aka ni kamwe mu zanjye, ni kamwe mu zanjye, kugira ngo atazanagira ngo ufite imwe. Umukobwa arumirwa, yaracupiye, urabona ko adasa neza nka kera. Umukobwa arumirwa. Umva rero nkubwire rero sinigeze ndekeraho kugutekerezaho mombebe, umva umukobwa ariko ntago mbyumva. What about your new boyfriend? None se si wansize umbwira ngo ufite sheri mushyashya usanze witwaye Stefani? The rich guy? Si wambwiye ngo ni umukire ngo ni ingagari ngazaguha icyo ukeneye cyose? It's over. Ibyanjye nawe byararangiye nyine, byarangiye. Tubireke nako. Remember that ring you got? Uribuka ya meta wanguriye? Thinking, and actually I'm really fine. Noneho ubu ngubu yimpaye nta kibazo pe, nayakira uyizanye ukamporopoza. Umva umukobwa akiri kubwira umuhungu ngo yongera muporopoza, ari umukobwa wa Yisusi. Bite mombebe, umukobwa azahita yambira sheri we, ni wa mukobwa basigaye bakundana. Mombebe urasa neza, reka ngo present Bella, uyu yitwa Rose yitwa Bella, ahita mu present sheri mushyashya. Uyu mukobwa kera twajyaga duteretana biraho, umva umusore ukuntu yihenura nawe kuri wa mukobwa wa mwanzi. Uyu mukobwa twarateretanyeho kera biraho. Hey, nice to meet you. Byiza guhura nawe. I didn't realize. Ntago nari namenye ko wabonye undi musheri mushyashya. Wari uzi ko nugenda ntazamubona. Turakunda. Actually, it's fiance. Ahubwo ntago ari sheri wanjye bisanzwe, ni fiance. John proposed a week ago. Icyumweru gishize yarampropoje, dore impeta yanguriye, yamuguriye impeta ya diyama nini, ya meta nyine irimo ibibanza nka 5 mu mujyi wa Kigali. Umukobwa arikanga. I told him he didn't have to do so much. Ariko ngiye nari nanamwiyamye mubwira ni sheri wajya ureka kungurira ibintu bihenze, mubwira ni ntago ari ngombwa kwigora ngo ngurire impeta ihenze. Ariko byarangiye nguriye impeta ihenze cyane, uyarayireba arumirwa. Kandi uyu musore yajyaga amubwira ati nubwo nkuguriye impeta ya make, ubuzima nibuhinduka iyi mpeta ukayakira, tuzayisimbuza ibihe ryose ry'agaciro uzashaka. Buriya umusore wese uri gukora ntukamuca amazi, apfa kuba ari gukora nyine utabona yarishwe n'ibiyoga cyangwa ibitabi, nyine ubona nta cyerekezo afite, ubona ko atekereza basi afite ubushake bwo gukora, hari igihe bigenda neza. I want you to have everything you want in life. Sheri, reka impamvu nakuguriye impeta mba nifuza ko ikintu cyose ukeneye mu buzima ukibona. Umva amagambo bari kuganira Bella bumva bahagaze imbere, ayo magambo niwe bajyaga bayabwira ngo ubuzima nibugenda neza azabona icyo ashaka mu isi. Sheri, urakoze rata mombebe,
twigendere Do you like for dinner reservation? tugende suzi ko twakoze reservation muri hoteli tujye kurya umva ubuzima basigaye babayemo ni uguhamagara n'utureservation bakajya kurya mu mahoteli ahenze Right. We would urabizi you missing this. harya ngo si ukunda kurya steak n'utuntu tw'utuwayini hafi aho se bya bindi uno mukobwa yajyaga ashegera agashaka kurya umusore asigaye abigurira umukobwa amanywa nijoro icyo yakenera cyose basigaye bakundana umukobwa wamwizeye umfashe It was nice seeing you, Belle. byari byiza ko ugiye kurya mu duhoteli dore ukuntu akingurira umuryango umukobwa ni za modoka zihenze bahita bacaho kiki umukobwa yararebye arumira I don't understand. ariko ntabwo mbyumva umva umukobwa ngo aramuhagarika ahagarika umusore Does she have that? ubundi kariya gakobwa agakundiye iki afite iki ngewe ndafite ndagira ngo mve amagambo niko yamubajije Believed in me. uriya mukobwa ikintu afite nuko yanyizeye You see, urabona when you would get mad at me, cyagiye wajya gurakara ngo nakuguriye isakoshi ngo idahenze ngo ya make ndagira ngo mve amagambo y'umusore cyagiye wajya gundakarira ngo nakuguriye isakoshi ya make Rose would get mad at me for buying her any. uyu mukobwa noneho we tutangira gukundana uyu nabonye we yarandakariraga iyo namuguriraga isakoshi iyo ari yo yose She wanted me to. we yaravugaga ngo nta mpamvu yo kugira ngo mugurire impano cyangwa mugurire amasakoshi niyo yaba ari iya make ngo kuko ngo nanjye ndakennye ngo mfite kubanza ngafata ayo mafaranga nkayashora muri bizinesi yanjye kuko ngo ntabwo ndagera ku rwego rwo kumugurira impano wumvisha abakobwa abantu batandukanye mu gihe uwa mbere yiyamaguye umusore ngo kucyungurira impano ya make kangura isakoshi ya make umukobwa baje guhura nyuma witwa wa mukobwa baje guhura nyuma we ngo yatangiye kujya amubwira ati umusore yamugurira isakoshi ya make umukobwa akamubwira toya ati sinyeneye kungurira impano none hashiri banza ushore utwo dufaranga twawe duke ufite ndabizi nawe ntabwo uba wihagije udushore mu mishinga yawe ubanze witeze imbere impano uzaba uzigura kera umukobwa akanamurakarira akamubwira ati ntuzongere kungurira impano nawe ndabizi ko uba utameze neza wumvishe ukuntu abakobwa batandukanye And when you would get upset at me, na cyagiye wajyaga unuka ngo ntabwo mbasha kugusohokana mu mahoteli ahenze ngo ahantu hahenze ngo tujye kurirayo ngo ufatireyo sinapu wifotoze ngo sinshobora kukujyana ahantu nk'aho Rose would get upset uyu mukobwa Roza we if I tried to take her out. iyo nashakaga kumubwira ngo musohokane tujye kurya ahantu hahenze yaranyiyamaga Would cook me. ahubwo akajya mu gikoni Oh. akantekera akambwira ngo ntuhaguruka ukora akazi njye mu gikoni ngo utekere akanzanira ibiryo akangaburira ngakomeza ngakora akazi akifuza ko tudasipendinga amafaranga tudafite And when you left me, noneho Or not buying. ubwo wansigaga ngo ntabwo nabasha kukugurira impeta ya diyama ihenze cyane stood by my side, uriya mukobwa yangumye hafi chilling until my arihangana arambwira ati weho nyambika impeta yose ushaka upfa kuzagumana nanjye finally by kugeza igihe cyose uzashakira kungurira indi mpeta ring she deserved. none mu cyumweru gishize bizinesi yanjye yabyaye amafaranga menshi cyane nabashije kumuporopoza mwambika impeta isimbura iyo nari naramuhaye ubushize namuguriye diyama ihenze cyane See, urabona she believed in me when I uriya mukobwa yaranyizeye anyizera nta kintu na kimwe mfite wumvishe amagambo y'umusore ari kubwira uyu mukobwa ahantu batandukaniye n'uyu yashatse mushyashya uriya mukobwa yaranyizeye igihe nta kintu na kimwe nari mfite so now I want to give her everything. none rero ubu ngubu mfite nanjye amafaranga nzamuha ikintu cyose mfite kuko yanyizeye nta kintu na kimwe mfite ubu nanjye mfite amafaranga nzamuha ikintu cyose mfite uwo ni umusore niho mutandukaniye gusa byari byiza kuko ubona Bella uzagira ibihe byiza umusore ahita aca umusore yahise yimanukira ahita yikomereza nakubwiye ngo ubuzima bw'abakobwa benshi n'abasore i Kigali usanga ari uko bimeze buriya umuntu utakwizereramo udafite amafaranga kandi umwereka ko nawe uri umuntu w'umugabo uwo muntu ntabwo ubundi muba mukwiye kuba muri kumwe nta n'impamvu yo gukomeza umwingingo ukomeza ubimwumvisha ngo bizagenda neza uba ukeneye umuntu ukwizereramo akizerera mu gihe nawe rero Bella reka njyane na Mompebe icyerekezo ufite akavuga ati kuko bizacamo uwo niwe uba ugukunda bya nyabyo nawe wa wundi uvuga ngo uyu musore utagutunga utaguha ibi n'ibi muri kano kanya uwo n'ubundi naho yajya hose ntabwo bizakunda cawu cawu reka mbabwire ngo ukeneye nkubwire ngo ukeneye inkuru nk'izi n'utundi tuntu tw'ubwenge mujye mutwandikira ibyo twababwiraho byagusaba gukora subscribe ukajya unasharinga ugaha n'abandi bantu cyangwa muri comment ukatubwira uko ubyumva